Tubahaye ikaze kuri channel yacu uyu munsi rero nkuko bisanzwe n'ubundi muri kumwe na Dr Gakindi. Kuri uno munsi rero tugiye kuganira ku cyuma bita scanner. Turi burize kurebera hamwe scanner ni iki, scanner bayigusabira byagenze bite, ugiye kuyicamo wakwitwararika iki, na nyuma yo kuyicamo wabigenza ute. Scanner rero ni imashini ikoresha technology iri hejuru cyane, nkuko mu ubundi bayita CT scan, bivuze ngo ni computerized tomography. Birumvikana ko ikoresha computer. Iyi mashini rero ikoresha amareyo ya X. Aya mareyo rero niyo aca mu muntu ku buryo ki atuma akora image menshi cyane ku buryo ibice by'umubiri bishobora kugaragara neza. Iyi mashini rero nkuko muyibona aho ngaho ni nk'akavure kandi ni imashini nini. No kuvuga ngo igihe muganga ashobora kuyigusabira ni igihe abona yuko ushobora kuba urwaye nk'ikibyimba gishobora kuba kiri nko mu mutwe, gishobora kuba kiri mu nda, cyangwa se gishobora kuba kiri ahandi hantu. Ikindi gishobora gutuma muganga agusabira kino cyuma ni igihe akeka yuko hari udutsi two mu bwonko twaba twangiritse, aribyo bita stroke, cyangwa se ukaba wakoze impanuka ukavira mu mutwe cyangwa mu nda, cyangwa se ukaba ufite na microbe mu mutwe. Iki gihe rero muganga abashobora kugusabira kino cyuma. Handi rero kino cyuma gikenerwa ni igihe kwa muganga baba bari kubaga, hari procedure zimwe na zimwe bashaka kugira ngo bagikoreshe. Iki gihe nabwo kirakenerwa. Ahandi hantu gikoreshwa nanone ni igihe hari igihe baba bashaka gufata ikizami, bashaka nko gufata akanyama ahantu. Icyo gihe nabwo kirakenerwa, bakaba bagikoresha. Ariko iki gihe nyine bagikoresha mu buryo ki nibura wenda baba bagabanyije ariya mareyo twabonye. Uribaza ati se kino cyuma nta ngaruka kigira? Iki cyuma ingaruka kirazigira kuko gikoresha ariya mareyo twabonye ya X, kandi ano mareyo ntabwo ari safe. No kuvuga ngo ano mareyo iyo yabayeho expose inshuro nyinshi abashobora gutera ikibazo cya kanseri. Niyo mpamvu rero muganga kugira ngo agusabire kino cyuma nuko abona yuko ingaruka byagutera ziri hasi kurusha akamaro kigufitiye. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzajya kwa muganga ugasanga uravuga ati ndashaka guca muri scanner, ariko muganga we yabona akabona bitari ngombwa cyane akakubwira ati hoya, akaba yakugira indi nama y'ikindi wakora, kuko guhora ugicamo nabyo ntago ari byiza. Ikindi nanone ntago kino cyuma umugore utwite agicamo, kuko kiba gishobora kugira ingaruka ku mwana atwite, cyane cyane iyo inda itararenza amezi 3. No kuvuga ngo ikiri mu gika cya mbere mu byumweru 12. Icyo gihe rero umwana ushobora kuzavukana ibibazo bitandukanye. Ikindi nanone ushobora guhura nacyo nubwo bidakunze kubaho ni igihe baguteye umuti mbere yo guca mu cyuma, kuko biba ngombwa yuko bagutera umuti kugira ngo ibice by'ingingo bigaragare neza. Icyo gihe rero uwo muti uba ushobora kugeraho arerishe. No kuvuga ngo ugasanga usheshe ibiheri, ugasanga ushobora guhumeka nabi. Icyo gihe rero nabyo bijya bibaho, ariko ntago bikunze kugaragara. Iyo guca muri iki cyuma rero uribaza ati se nakwitwararika nte, nakora iki? Yego, ibyo ni ibibazo abantu benshi babibaza kandi biri ngombwa, kuko uba ugomba kwitegura. Icya mbere iyo ugiye kugicamo hari igihe biba ngombwa yuko ugicamo wambaye ubusa. Icyo gihe bakuvanamo imyenda
cyangwa se byaba ngombwa bakakwambika ikanzu yo kwa muganga, umwenda wabugenewe. Ikindi nanone ntago kino cyuma gikorana n'ibintu by'ibyuma bindi, nk'iyo ufite amaherena, ufite imikufi, ibyo nabyo na marinete biba ngombwa yuko ubivanamo. Ikindi nanone iyo ufite ibintu by'ibyuma, ibikomo, ubivanamo kuko biba bishobora guteza ikibazo ya image iri bugaragare mu cyuma. Ikindi iyo uri bugicemo biba byiza yuko nibura mbere yuko ugicamo uba waretse kurya, nibura amasaha runaka ukaba utarya. Ikindi nanone kubera yuko iyo uri bukenereye kugutera wa muti twabonye bita contrast, biba ngombwa yuko hari igihe bashobora kugutuma ibizami bireba impyiko ko zimeze neza, kuko iyo impyiko zitameze neza ntago bagutera uno muti. Ikindi nanone uno muti bashobora kugutera mu mutsi, cyangwa se bakawucisha mu kanwa, cyangwa se bakawucisha mu kibuno bitewe n'uburwayi muganga ashaka gusuzuma ubwo aribwo. Birumvikana uwo mu kanwa cyangwa se mu kibuno ni igihe muganga ashaka kureba uburwayi bwo mu mara cyangwa mu gifu. Akenshi na kenshi uwo bacisha mu mutsi ni cya gihe baba bashaka kureba ikibyimba cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe. Nibura ku mwana we, iyo bari bumucishe muri kino cyuma, hari n'igihe biba ngombwa yuko umwana bamutera ikinya bakamusinziriza, kuko umwana agezemo ashobora kwinyagambura agasanga ateje yuko cya cyuma ishusho itagaragara neza. Iyo rero urimo guca muri kino cyuma ntabwo gitinda, nibura bishobora kumara nk'iminota 30, kandi ntikiryana, ni ukuvuga ngo kiri painless. Ni ukuvuga ngo nk'uko mukireba hariya, ni ukuvuga ngo giteye nk'akavure, akaryamamo rero muganga agasunika, noneho uko ugenda usunika niko ziriya reyo zigenda zigucamo, noneho ariko kuri computer naho hagenda hagaragara ama-image muganga agenda ayafata. Ikindi nanone hari igihe biba ngombwa yuko hari igihe bashobora kugusapotinga umutwe wawe, bakawusigasira cyangwa se bakawusegura. Ibyo nibyo bikunda kubaho, kandi nibura ushobora no kuba wavugana na muganga urimo kugucishamo, nubwo mama utari mu cyumba kimwe, we aba ari mu kindi cyumba ari kuri computer. Ikindi nanone nyuma yo guca muri kino cyuma, nibura ushobora guhita utaha iyo bataguteye wa muti. Ariko iyo baguteye wa muti, muganga bashobora kugusaba andi mabwiriza, akaba yakubwira ati ruhuka akanya gato, cyangwa se akaza kubwira ati uze kunywa amazi menshi nyuma yuko uva muri kino cyuma. Ikindi nanone ibizami bya kino cyuma ntago bitinda, ni ukuvuga ngo iyo bamaze kukigucishamo bisaba yuko gusa hari umuganga ubisoma, ubundi akaguha raporo ukayishyira muganga wawe. Urumva ari ibyo twavuga kuri scanner. Haramutse hari icyifuzo cyangwa igitekerezo wumva twazakubwira ubutaha, nabwo watwandikira muri comment, nuko ukaduha igitekerezo, kandi wibuke gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Ciao naho ubutaha.